igitego papa wanjye ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga hashize iminsi umutima wanjye udatera neza ntekereza uwo nikundira nagerageje ukuntu nakwihangana habura ikintu na kimwe cyanyibagiza genda samura tsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire nongeye kubasuhuza no kubashimira ahantu muherereye hose mukurikira ibiganiro by'urugendo online TV narababwiye ngo urugendo ruba rukomeje umunsi ku munsi nitwa Samu Gakire ndi kumwe na Jerry ku buhanga bw'amajwi ndetse n'amashusho ngira ngo ndasuhuza abantu bose bari kureba iki kiganiro bari mu Rwanda bari hanze y'u Rwanda ibihugu byose abantu bari kureba iki kiganiro bari mu bumva ikinyarwanda banabasha kukivuga mwese ndabasuhuje cyane urugendo rwa rukomeje buri munsi navuga ngo nkunda impano ngira ngo nimba muri kureba nyine ubwo mwamenye ko twagiye mu gice cy'umuziki nkunda impano ntago ari inshuro ya mbere narinje muri uru rugo gusura umusaza w'umunyabigwi Makanyaga Abdul ni umuntu wubatse izina rikomeye cyane ariko yo mpuye n'umwana hirya uyu mwana muramuzi hano namusanze mu majyepfo igitwe yo hirya cyane ariko abasha kumbwira ati uzampuze ndamukunda cyane Anje amakuru ni meza meze neza ikazi nanone muze twongeye kwishimira ko tugiye kongera gutaramana iyi nindi mpano nkuzaniye nyuma y'iyo nari naguhaye bwa mbere abantu bakabyishimira murakoze cyane pe kandi mbahaye ikaze mu rugo rwanjye n'umuhanzikazi witwa Anje Anje noneho katubanze tumwumvishe twinjizemo abantu neza abanze umva ukuntu indirimbo ze uzikunda cyane ni ibintu babishimishije cyane kubona umwana nk'uyu mutoya abasha gukunda indirimbo z'umuntu w'umunyabigwi ntavuga ati reka nkunde izaba ari gucuranga ubu ahubwo akajya kumwimerere Anje katwumve ugiye kumucurangira iyihe ngiye kumucurangira indirimbo yitwa Rugori Rwera ni yawe ni yitwa Ngabo Nziza ariko twakoranaga mwarakorana mu Irangira mu orchestre yitwa Irangira
commentaire yawe yanjye ubu ndumva ntacyo navuga kuko ibyo twakoze rwose ntawe bitashimisha kubona umwana ungana gutya akaba azi kudukurikira. Uyu mwana ahubwo mu mwitege mu minsi iri imbere, uyu mwana azakora ibintu bitangaje kandi ndabivuze cyerekana natagira uburyo busa ni kwimbere, ariko tuzakora ibishoboka byose turebe ukuntu uyu mwana yatera imbere kabisa mu muziki. Ibyakoze ndumva iyi ndirimbo nanjye ubwanjye ndayikunda, ni ya mugenzi wanjye twakoranye, na n'ubu turakorana, iyo tubishatse turahura tugakorana. Ariko iyi ndirimbo abantu benshi barayikunda. Nk'ubu ngubu nzi ko hari abakecuru cyangwa abantu bakuze bo hambere bumvise uyu mwana arimo kuririmba gutya, amureba gutya, n'inka wayimuha. N'inka wayimuha cyane. Anje, urumva umeze ute? Ibyishimo byandenze. Byakurenze? Yore warambwiye ngo Gakire undi mwidene ndashaka kureba umusaza Makanyaga, wamubonye? Uyu munsi rero ntago ndi gushaka ko tuvuga ibintu byinshi. Uyu munsi ni uwo gucuranga gusa. Indi ni iyihe? Ngiye kuncanga indirimbo ivuga ngo wanyeretse urukundo rurambuye. Iyo bayita ngo iki? Urukundo rurambuye. Ni urukundo rurambuye. Okay. Uri mwiza, uri igitego papa wanjye, ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga, ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga. Gitubutse simvuze ndacecetse, ariko izere ko turi kumwe kandi tuzahorana, izere ko amahoro n'amakuba ibyo tuzabifatanya. Uri mwiza, uri igitego papa wanjye, uri mwiza, uri igitego papa wanjye, ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga, ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga. Nzarwakira uko warumpa ibindi mbe mbihiritse, naruhariye igicumbi mu mutima ugukunda nta kizaruhungabanya. Uri mwiza, uri igitego papa wanjye,
yego papa wanjye ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga kabisa urakoze cyane urakoze mami urakoze pe ibintu ni nk'aho ubwa mbere mbonye ibintu bimeze gutya numvishe iyi ndirimbo ni iya ryari niyo muri 86 indirimbo natwe twese iraturuta ni iya kera cyane nanjye ubwanjye nayiririmbye nari nkiri umusore urabona ifoto iri hari uko nari imeze ndumva bindenze nanjye sinabona icyo mvuga ubibonye ubireba wese nawe niyirebere niba mbeshye bikwereka iki ku muziki wawe ku bana bakiri bato nka gutya ku bantu bawukunda ibi bikwereka iki ubona umwana muto uva mu cyaro ndetse ahantu batanakunda wenda no kuba banakumva radiyo cyane wenda ngo abe yumva nkeka ko wenda ubu ngubu ibyo ari byo byose indirimbo za kera zikunda gucurangwa cyane muri burakeye rimwe na rimwe nibwo zicuranga ariko akenshi abana wenda bakunda kumva amaradiyo baba bumvaho indirimbo z'ubu kubera iki wenda ubonye nk'ukuntu n'umwana yakurikiye umuziki wawe umuziki wa kera umuziki wenda tuvuga ko waba ukundwa n'abasaza n'abakecuru ariko ukaba uri kuwubona mu bana bato biguha iyihe shusho ku muziki wawe bimpa ni uko umuziki utangira mu Rwanda waje umeze nka ubundi mbese byasaga nkaho ari ikintu abantu bakora mbese nk'uburyo bwo kwicurangira bwo gushimisha gusa kwishimisha ariko ubu ngubu urabona ko muzika irimo gushaka gutera biragaragaza ko muzika irimo kuzitera imbere mu buryo bushaka noneho ku buryo noneho yaba muzika ishobora gushimisha n'isi yose birangaragariza ko isi yose u Rwanda mu minsi iri imbere dufite abahanzi bazaba bajegeza isi ku muziki kuko uyu mwana anyibukije kera ngewe nkitekereza gukunda umuziki nari umwana nanjye w'imyaka nari ifite nk'imyaka 5-6 papa aza kunjyana ahantu ku mugabo bari waturutse muri Kongo bitaga Wendo Kolosoyi yarucurangaga bundi bacurangaga ku mafono nkumva indirimbo ze nkumva ngiye gusara kandi ndi umwana aje gukandagira twari turi papa ubwo twaragiye Bujumbura kuko papa yakoreraga abazungu tugiye Bujumbura noneho ubwo Wendo Kolosoyi aza gucuranga papa aza kunjyana ndi umwana muto ufite imyaka 5 nigaga muri Gardienne kuri Saint Michel Bujumbura aranjyana ajya kunyereka uwo muntu nararebye numva ndamubwira nti papa ni nanjye nzacuranga atangira kubisekara akajya aseka bukeye angurira ka harmonika gatoya gutya bwa bundi bacuranga gutya nkajya nkakoresha basi kageza karatakara by'abana umwana araharara akagera agahararuka ngiye kugira Imana mbona umugabo uwo Wendo araje aracuranze ndeba ukuntu bamukunze ndeba ukuntu Bujumbura yose abantu bari umujyi wari wasaze abantu bashaka kureba Wendo Kolosoyi ngize Imana ngize amahirwe agiye gucuranga ku munsi wo gucurangira rubanda bose njya kumureba ndamureba papa ari unjyanya afasha akaboko numva ndumiwe ubwo rero urumva binyibukije icyo gihe uyu mwana ukuntu mubonye ni impano afite kandi izamugiza imbere cyane wenda nanashimira umubyeyi we ugerageza kubimukundisha kandi no kubimufashamo urabona ko aremera kubimufashamo burya ikintu umubyeyi agufashijemo kugira ngo nawe arabitekereza uko yabikunze uku nguku ni impano y'ubu ngubu mu mureke rwose natwe twese turahari niyemeje rwose kujya nkora ibishoboka byose
nkora ibishoboka byose uyu mwana ndebe ko icyo byakora. Cyokora icya mbere agomba ni ukumenya ishuri, kuko ishuri kwiga iyo wiga niho umenya icyo ukora. Nk'ubu nshobora kukwereka ibitabo utarize ntabwo washobora kubisoma, kandi nibyo byigisha gitari ku buryo buhambaye. Urumva ubu arayicuranga gutya, ariko nagera amaso akamenya kureba muri icyo gitabo, noneho bizabe birengeje. Ngaho rero umbwira afite kaminuza ye, noneho afite n'iyi mpano, urumva ninde uzaba umuruta ku isi? Ntawe n'umwe uzaba umuruta. Ni ukwiga cyane, kwiga mbere na mbere, ukumva icyo papa kubwiye, umwana wanjye buretse akaguha amasaha yo gukora uwo muziki. Si ukuvuga ngo ubyuke mu gitondo utarajya kwiga ngo ufate umuziki, oya, banza urebe icyo mwarimu yakubwiye. Ibintu umubyeyi yakubwiye ukuye mwiki mu bintu byose yarari kuvuga? Yuko nzajya nkomeza amasomo, nkubahiriza amategeko bambwira. Baba bambwiye ngo jya mu masomo nkajyayo, bakampa n'isaha yo gufata gitari. Bakampa n'isaha. Ese ubundi uko wajyaga wumva Makanyaga Abdul, wamwumva gute? Wari uzi ko ari umuntu umeze ute? Nenzi ko ari umusaza cyane cyane, agendera no ku gakona ariko. Wari uzi ko ari umusaza cyane? Ubundi ni umusaza ariko. None urumva ukuntu tugiye kubigenza. Ugiye kumuhana wo gucurangira, umuririmbire. Ihe ndirimbo kuririmba neza? Indirimbo ivuga ngo ngwino mukunzi ndutisha abazi, ngwino amazi. Iriya ndirimbo ye narayikunda. Noneho banza umucurangaho akantu gato ntuyicurange yose, ubundi nawe umuho akuririmbire. Muhereze gitari rero. Ubuse koko rwose umunsi y'abantu utari bwiriranwe, numvaga rwose mana, ndumva ndabasaba, ndaza kubasaba nukuzamugarana no kirirwa hano, hazana orchestre yose ikazi kicara hano bakareba uyu mwana, kuko nanje mugiye kuririmbana rero. Isoni ari wowe narifite, rubanda ntibakakoshe, kubana biruta byose, Imana nayo ikaruta imanzi. Ni wowe muvandimwe, ni wowe niringiye, ni wowe buzima bwanjye, Mana yanyihereye, rubanda ntibakakoshe, kubana biruta byose, Imana nayo ikaruta imanzi. Ubukene bw'amafaranga nawe budashavuza, nyamara uzajye wibuka ko Imana ariyo ibiga, rubanda ntibakakoshe, kubana biruta byose, Imana nayo ikaruta imanzi.
ese kugiye kwigendera ukaba usize njyenyine nk'ababana b'inshuke nzabafashwa nande rubanda ntibakakoshye kubana biruta byose Imana nayo ikaruta imanzi ese kugiye kwigendera ukaba usize njyenyine nk'ababana tubyaranye nzabafashwa nande rubanda ntibakakoshye kubana biruta byose Imana nayo ikaruta imanzi atari iby'isi ntibishira uretse ko twe tubigaye nyamara ntitunamenya aho baba yicaye rubanda ntibakakoshye kubana biruta byose Imana nayo ikaruta imanzi barayombayomba barayombayomba barayombayombayomba barayombayomba rubanda ntibakakoshye kubana biruta byose Imana nayo ikaruta imanzi iyi ndirimbo burya ishavu ntawe ryica maze kubibona Suzana mba narapfuye mizu rukundo rwawe byari byaranyobeye uko nzabigenza n'impamo nibwo nakwandikira gakahabarwa nkugarura mukunsubiza undema agatima umbwira yuko turara tubonanye dore umwaka urashize sheruma ze kugenda ntazi impamvu yakujyanye ukansiga njyenyine nagutumaho ukansubiza kuzahaza nagutegereza sinkubone wowe sheri nzagira nte ese ko ngiye gupfa kutakubona nge biranzahaje kora uko ushoboye kose mazu ungarukire reka kunyisha agahinda nkaho nakwiciye nibuka igihe twari kumwe kumumena twaganiraga byerekeye ku buzima bwacu twembi ndora nkurora ukinyita sheri nge nkwita majoli urumva nk'izo
umuntu wumvisha indirimbo kenshi ko bakunda kuvuga ko kera mwandikaga ibintu byabaye akenshi twakundaga kuririmba ibintu byari biriho byariho. Suzana yabaga he? Iwabo hari Kibungo muri komine ya Rukara. Nkora ibishoboka byose icyo gihe twari tukiri abana twese, ariko nzi ko namuherekezaga tukagenda n'amaguru tukagera n'iwabo muri Rukara n'amaguru, tugenda n'amaguru tuvuye i Kigali tukagenda tukambuka Muhazi. Twari tukiri bato cyane, twageza Muhazi, twambuka Muhazi twambutsa mu bwato nka mugezi wabo, nkararayo mu gitondo nawe akamberekeza akangeza za Musha nawe agasubirayo, ubwo tugagabana amayira. Byari biriho kera, kwandikira akabaruwa. Icyo gihe haje indirimbo yavuye, bukeye haza kuza ikibazo cy'ubuhunzi. Icyo gihe barahunze, bahungiye muri Tanzania, ntabwo namenye iherezo rye. Wayanditse icyo gihe mutakibonana? Icyo gihe tutakibonana. Niho nayo iyi ndirimbo yindi yawe y'ibintu byabayeho ku buzima bwawe. Ratse inshuti zirananiye, nizo najyaga niringira, ntibiteye kabiri tutaranduranya. Ngira inshuti ifite icyo nziha, iyo nyibuze sinzibone, ubushuti nk'ubwo bushingiye kuki? Iyo ninjira mu kabari mbona benshi baza bandamutsa, nyamara nataha simbona umperekeza. Ubu n'ubugira gatatu nkubitwa mvuye mu kabari, nasangiye na benshi nkabura untabara. Ubu n'ubugira gatatu nkubitwa mvuye mu kabari, nasangiye na benshi nkabura untabara. Nagera muri bare disiwe, ngasengera bukira disiwe, singira nk'umuhungu mama. Amafaranga yanjye disiwe, namara kuyatsemba disiwe, singire n'umundeba mama. Nabamaze gushirirwa disiwe, bakanyita umusinzi disiwe, ndetse ubwimbwa ngahondwa mama. Niyo ngiyo kuko sinshobora kuyicuranga njyenyine kuko igomba ibintu byinshi. Bashaka bande, amatrompete, passage y'amasolo n'amabase. Bon, iyi ndirimbo gihuje ute n'ubuzima wayanditse kubera iki? Nayanditse hari umusore mugenzi wanjye, Imana imuhiruko ridashira, yazize jenoside, ariko niwe muntu watumye ngera no muri orchestre kugira ngo njye kuririmba muri orchestre. Niwe wanjyanye muri orchestre, yari inshuti yanjye cyane, twaragendanaga Nyamirambo yose bari batuzi, tugendana turi babiri. Bon, noneho igihe kimwe tuza kujya ahantu twakoreye udufaranga koko duhagije, basi nimugoroba arambwira ati ngewe ati ndajya gutembera. Ni sawa, ubwo ndaryama. Ariko jo mu gitondo ngiye ku kazi, mu gitondo numva baje kumpuruza bati mugenzi wawe ari mu bitaro, bati ameze nabi. Ngeze mu bitaro kuko nsanga apfutse umunwa, amaraso yuzuye umunwa, nawe ntabona. Ambwiye noneho cyokora mpageze arambona, akora ibishoboka byose, afata agakaramu anyandikira uko byamugendekeye. None abo mu kabari na bagenzi be bari bamufashe ngo bashaka kugira ngo bamucyura ataye,
hanyuma we aza gusimbuka, yari umukarateka, yari afite ingufu, nuko ubwo hajemo n'ubusinzi, wenda yari yasinze, agurutse akubita umunwa ku ipoto yo muri Cafe Impala, hari muri bare, hari agahoteli bitaga Cafe Impala. Nuko ubwo ngubwo umunwa, amenya atabora umunwa, ariko n'umutwe amerewe nabi, ubona avana amaraso mu mazuru cyane. Ifoto iri hariya turi nawe mfite ifoto ye hariya. Nuko ubwo ngenza kureba, ndavuga mu bwenge bwanjye nibwira nk'umuntu yinjiye mu kabari bakamukubita, kandi agakubitwa nabo bajyanye, nabo bari barimo gusangira, noneho mbihimbamo indirimbo gutyo, noneho havuyemo ndamubwira ni nyine nahimbye indirimbo kubera icyo kintu. Ariko baza kunsobanura neza ko batamukubise, ahubwo ngo bashagaga kugira ngo bamujyane, kuko ngo babonaga yamaze gusinda, bamushyire mu modoka bamucyure. Noneho ngo arasimbuka, kuko yari umukarateka, yari umusore yarazi karate cyane, aza aguruka nabi. Rero ubwo n'akayoga karimo, akubita umutwe ku ipoto. Iyi ndirimbo wahimbye wumva ko itazagera kure, wumva ko abantu batazayikunda, bikarangira ahubwo ikunzwe cyane? Ubundi indirimbo yose uyihimba gusa, ubundi ntawe uhimba indirimbo atayikunze. Ntabwo bishoboka, ntabwo ushobora guhimba indirimbo utayikunze. Ariko we ntabwo uba ugamije kuvuga ngo bayikunde cyangwa se bayange. Wowe icyo uba ugamije ni ukuvuga ngo ibitekerezo byanjye natekereje reka mbisohore. Hari abazabikunda, hari n'abandi bazabyirengagiza, hari n'abandi bazabivugaho kwinshi, nk'uko indirimbo y'umuntu bashobora kuyivugaho byinshi. Njyewe nshobora guhimba indirimbo nayihimbye mvuga nshaka kuvuga iki, abandi bakashaka kumvugira iki. Urumva niko bikunda kugenda, ngira ngo nta nubwo ujya ujyana n'abavuga ko urubyiruko rw'ubu ruba rwaririmbye ibyo bita ibishegu. Ibishegu ubundi ntabwo, ubundi mu muco w'ikinyarwanda ibishegu, kujya hanze ukavuga ibintu by'ibishegu ntabwo ari byiza. Ariko rero niba ari byo bigezweho kandi hakaba bifite ababikunda, ntabwo nabo wabimu iryo raha ryabo. Njye numva hari nk'umuhanzi uririmba akazimiza, yaririmba wenda indirimbo ye yayita igare, abumva indirimbo bakabyumva ukundi, kandi we yatekerezaga ibi, we bakamutekerereza ibindi. Ushobora kuririmba witekerereza ibi, bikajya guhuza n'ikindi kintu utashatse kuvuga. Icyo gihe ntawe wabuza gutekereza ukwe. Niba ngewe uririmbye rubanda ntibagakoshye, noneho ukaza kubivugamo, ukaza kubitekereza mu irindi jambo, njye sinabikubuza. Ariko njye igitekerezo cyanjye mba afite, nzi ko nshaka gushimisha abanyumva, ku buryo ntirengagije ko hari amatwi yumva indirimbo ayumva ukwinshi. Mutangira umuziki, inzira yari imwe yo kwamamaza ibihangano ko ari kubijyana kuri Radio Rwanda. Twajyaga kuri Radio Rwanda rwose, tukagenda bakatwakira, ariko wagerayo nabwo ukaba wakoze indirimbo wayanditse, ukabanza ukayijyanayo ku munsi wa mbere, bakabanza bakayireba amagambo, bakayasoma. Hari inteko yari ishinzwe kureba amagambo, bakakubwira ati aya magambo hano ntabwo ari meza, hano iri jambo renda riravuguruza irindi, ijambo rivuguruza irindi ntabwo barakubwiraga, bati genda ugerageze iri jambo rye kuvuguruza iryo wavuze. Mbere wavuze ko umukunda, none utangiye kuvuga ko umwanga. Ni urugero ngo ntanze, bati genda ubigorore, ukagenda ukagorora indirimbo yawe, ukayijyana uti noneho dore uko imeze, akareba ati noneho bakaguha umunsi wo kuza gukora, kuko icyo kugira ngo birinde umuvundo, kuko mwashoboraga kuza muri benshi. None icyo wowe bakaguha umunsi wawe, bati umunsi runaka isaha iyi ni uzabe wahageze. Ukahagera ugasanga barimo gukora installation, gutondeka ibyuma nyine biri buze gukora. Ukagenda ugakora indirimbo yawe, wayirangiza ugataha. Hari umunsi bajyaga batangaza indirimbo nshyashya, abantu bari barabimenyereye. Umunsi wo gutangaza indirimbo nshyashya iyo ari yo yose yagiyeho muri icyo cyumweru, ubwo munsi ikirirwa ivuga, abantu bakayumva, bakumva icyo washatse kuvuga. Urumva niko nguko indirimbo zabagaho.
kandi buri indirimbo yose babaga bahisemo bakubwiye ko ari bayishyiragaho. Ntabwo batoranyaga ngo indirimbo runaka kuri radio, ntabwo bari bafite uburenganzira bwo kuvuga ngo indirimbo sinzizi kereka isebye abandi, ariko ari indirimbo bamaze gufata bayishyiragaho buri munsi kugira ngo yumvikane. Indirimbo yakumvikana abantu bakamenya ubwiza bwayo kuko ari ukwivuze. Hari indirimbo Ansira, hari version numvisha waririmbyeho, ni yande ya mbere ni yari iri Ansira ni yuriya mugabo, ni yuriya musore twaririmbanaga twangabo Augustin, twararimbaga abantu bakunda kutwitiranya. Hari igihe bumva indirimbo ze bakavuga ko ari izanjye, cyangwa se bakumva izanjye bakumva ko ari ize. Iriya ndirimbo Ansira ni ya kera nayo cyane, ni ya kera muri za 70 na kangahe. Niyo muri za 70 rwose. Icyo gihe yari afite na mukuru we witwaga Bernard Ngabo Isonga, bararirimbaga muri Le Citadin. Natwe ubwo icyo gihe nge nari muri orchestre yitwaga Inkumburwa. Ariko wanyuze muri orchestre zingahe? Anyuze muri orchestre nyinshi. Nabanze muri Rita Jazz, nkurikizaho orchestre yitwaga Les Copains. Tuva muri Les Copains turaza dukora yitwa Jaguar ntiyatinda. Iyo Jaguar nayikoranye ngewe witwa Condo Gedeon uriya nyine, n'uwitwa uyu waririmbye uyu mwana niwe Mahoro, Theophile Rubayita. Rubayita Theophile twari kumwe dukora yitwa Jaguar, turi kumwe n'umusore witwa Franco, uriya wari muri Feroz, uriya waririmbye indirimbo nyinshi muri Feroz. N'uwitwa Kim Peter wari umutanzania, yari yaraje no hano. Ubwo dukora yitwa Jaguar tugeza kubera intege nke amafaranga. Icyo gihe ibikoresho byarahendaga cyane, iratunanira. Nubwo nkozi yitwa ngiye nifatanya n'umusaza wanyingishije gitari witwaga Habineza Shabani, dukora yitwa Bamararungu. Bigeze 81 nayo nyivamo, ubwo nkuri yitwa Inkumburwa. Umuntu aribaza orchestre zose akenshi wasangaga harimo ukumva ngo niwumva ngo orchestre Impara urajya wumva Sebanani na Sosomado cyane, aribo bagiye bagaruka mu ndirimbo. No mu yandi orchestre ugasanga harimo umuntu uri kumva indirimbo ze kandi ari ukumva ngo ni orchestre ariko kumva yaririmbwe na Makanyaga gusa. Kubera iki? Bon, icyo orchestre niba uri muri orchestre ntabwo bishobora kukubuza kuvuga ko ufite uburenganzira kuri ya ndirimbo wahimbye. Wahimbye indirimbo ariko uri muri orchestre runaka, ni indirimbo iba ari yawe rwose, ushobora uba ufite uburenganzira bw'indirimbo yawe. Ariko mwazajya nko kuririmba mukayikoresha kuko ni orchestre, kuko uri muri iryo torero muba muri bamwe. Ariko niba ugiye ntibikubuza kujyana indirimbo yawe ukayiririmba uko ushaka, ukayihindura uko ushaka, kuko aba ari yawe, iba yaravuye mu bwonko bwawe. Uravuze Impara, uravuze nk'Impara, harimo Soso niwe bari bazi, harimo uwitwa Sebanani, ariko na Mimi La Rose hari indirimbo yahimbaga. Na Mimi La Rose hari indirimbo yarimbaga, kandi niwe wacurangaga solo, niwe wacurangaga guitar solo. Urumva icyo gihe ko ntibamuvugaga, ariko nawe yari afitemo niwe bataramuvuze cyane, ariko yari afite ntuzi ko umurimo ukomeye muri orchestre. Wakundaga cyane wakubitaga ingoma, witwa Tubi Abdallah, bamwitaga Abdallah, izina rye ryari Abdallah. Burya ninjye wamwigishije ingoma rwose, afata ingoma bwa mbere, ninjye wamwigishije gufata ingoma. Noneho ngiye maze kujya aho mbere muri orchestre Les Copains, ubwo twari turi muri Rita Jazz, namwigisha na Sebanani ndetse twari kumwe muri Rita Jazz. Noneho aho ngiriye muri orchestre Les Copains sinari kumujyana kuko nanjye nakazi nari mbonye, basigaye Impara iza kubaho, batangira aho ngaho kuba Impara. Ariko Tubi ninjye wamwigishije bwo gufata ingoma, gufata igiti cyo kuvuza ingoma. Kubera ikizina orchestre Impara yabaye nk'ayitumbagira cyane hejuru. Orchestre Impara yari itumbagiye cyane, yari ifite n'abafana bakomeye bari cyangwa se no kubera ko harimo bamwe babaga wenda kuri Radio Rwanda.
no biriya byo kuba kuri radiyo Rwanda Sebanani najyanaga indirimbo zanjye Sebanani niwe wazishyiragaho kandi ari we yari mu mpara ariko akakora ibishoboka byose akagira ngo yerekane ko indirimbo zanjye zumvikane urumva agashaka kugira ngo indirimbo zanjye zumvikane agashaka kugira ngo nyine ukumva rwose nta icyo gihe nta bintu byo kuvuga ngo njye ndashaka ngo abangiye wikubira icyo gihe habagaho rwose nibo bakoraga ndetse na Rodrigue Karemera uziko yari afite nawe groupe ye ariko bagakora ibishoboka byose kugira ngo indirimbo zivuge abantu bazumve bashakaga ko indirimbo zose zikundwa bumvaga babyishimiye cyane ntabwo bavuga ngo ni impara ariko impara zo ari ifite abafana benshi kuko impara zari ifite abafana benshi zifite n'abazishyigikiye bakomeye bo mu nzego zo hejuru bitewe n'uko bari abantu baturuka hamwe urumva ko byagombaga kugenda gutyo ariko Nyamirambo ishaka kuba n'ubundi na kera yari ifite ukuntu ishyushye cyane mu muziki urabona kuva kera muri za 61 nanjye nari nkiri umwana hari orchestre yitwaga Rock and Jazz y'abasore babaga hano Nyamirambo bari bacurangaga umuziki ariko bavucurangaga trompete n'ingoma n'ingoma gusa bakavuza abantu trompete imwe gusa akaririmba noneho bakaririmba bakavuza niyitwa African Jazz niyitwaga TPM Jazz izo orchestre nizo zari zihari bavuze iyo trompete imwe n'ingoma nta gitari zabagamo ariko abantu bakabikunda kuko hari benshi babaga baraturutse hanze bakundaga kubyinanga hari abantu urabona Kigali yari teraniwemo n'ubwoko bwinshi abaturutse Tanzania abaturutse muri Kongo abaturutse Burundi bose wasanga bahura noneho bagakora ikintu cyo kugira ngo bidagadure ku munsi wa gatandatu urumva noneho bakabivuza tugiye twego twari tukira abana ariko rero nkakora ibishoboka byose nkajya kurunguruka nkajya kureba uko babikora nyuma aho umuziki utangiriye uyu wa orchestre nyazo nyine bacurangaza gitari n'iki byatangiye cyane cyane ari muri Saint-André umupadiri witwaga Grendre niwe washatse abakongomani baza gucuranga noneho gitari bagacuranga gitari eshatu iyitwa solo gitari ya solo gitari ya accompagnement gitari ya bass n'ingoma za drum izi drum bavuza noneho bicaye nibwo bwa mbere byatwari tukibibona nibo batangiye niho byatangiriye nuko anje kuri gusinzira kuri gusinzira ndagira mwisabira akantu musaba akantu sakana indirimbo habi iki indirimbo nawe ugiye kumucurangira ahubwo nta kibazo nacyo iyihe indirimbo ya Kamariza indirimbo ya Kamariza bitangwa iki yitwa ngo ayiwayiwe shenge iki ikapu kakwe okay
cyane Anje, Imana ishyigikira impano yawe rwose igere hejuru cyane. bakaza bakanywa kafanta. Niko biba bimeze rero, umuziki uraryoshye, ibintu bimeze neza cyane. Nanjye mba mfite ibintu byinshi byo kubaza uyu musaza, mba numva twakorana ikiganiro kinini cyane, ariko kubera umwanya n'ubundi ntaho mba ngiye, ni na byiza ko yanyemereye ko hari igitaramo ashaka kuzategura ku buryo babana bose nagiye muzanira nyuza hano imbere ye bazagaragara muri icyo gitaramo. Rwose ndashaka kubitegura kuko mfite ubundi yubire yanjye y'imyaka 70 y'amavuko n'imyaka 50 y'umuziki. Ndashaka kuzakora yubire nkagaragaza amateka yanjye neza noneho ku buryo burambuye, ndetse nkashaka n'abashobora kuzamfasha muri ibyo bitaramo, kikaba igitaramo gishobora guhuruza ndetse n'amahanga. Ariko n'ubundi iyo umuntu arebye ibitaramo byawe ukora n'abariya basaza n'ubundi mukoro, nubona harimo umwe nkunda cyane ukunda kubyina utuntu azenguruka, nkeka ko n'abantu bari kureba ikiganiro bajya gukurikira ibitaramo, uwo muntu uriya baramuzi cyane. Nawe mumaranye igihe? Tumaranye igihe cyane, tumaranye igihe kuko twatangiranye hafi 79 no twatangiranye turi mu bamararungu, turi mu nkumburwa kugeza igihe tuvuyemo, ndetse no mwirangira iryo ejo bundi muri 1998 twari kumwe kugeza n'ubu tukiri kumwe. Uriya musaza n'umusaza wakuriye mu bintu by'umuziki cyane. Harya buriya azwiho iki gucurangana? Acuranga trompete, ubundi acuranga trompete, kera yaranaririmbaga. Ariko rero kubera impamvu zimwe na zimwe ukuririmba byaramusobye, asigaye yicurangira iriya trompete ubona. Iyi gitari yawe yifateho gato, ndabona ishaka kuba ritari ya vuba. Iyi gitari imaze niyo 77. Iyi gitari ni 77 n'ubu, ndetse kumeneka ko yamenetse ejo bundi ngiye kuri radio Isango bari bampamagaye, none ndibeshya mfata moto itari nta rwa ruhago rwayo nari mfite, nyifashe irancika yikubita hasi irameneka, ubona yabaye yahindutse iki. Kuko ikintu cyitwa gitari ndagikunda cyane. Hariya mfite gitari yakandagiye mu Rwanda bwa mbere. Yakandagiye mu Rwanda bwa mbere, gitari electrique izi bacomeka. Ya mbere na mbere ikandagira mu Rwanda ndayifite hano mu nzu. Nayo ikandi uyicometse iravuga. Ndayifite rwose kuko nkunda gitari, nkunda instrument cyane. Mfite na saxophone hano imaze yo muri iyo imyaka muri 77. Mfite saxophone rwose irahari. Ushaka gufata ibikoresho neza, nimba nka gitari bimaze icyo gihe iyo myaka cyane. Anje, ndashaka ko tugiye gusoreza kuri aka kantu. Ari indirimbo muri buririmbe nawe ukagira imwe umusaba tugasezera ku bantu, siko bimeze? Ariko wibuke inama yakugiriye, yakwemereye ko mu gitaramo cye uzaba uri imbere uri gucurangira abantu rwose, uzaza ukora imyitozo nawe muririmbane. Se ikintu cyiza? Yego. Yagushimishije? Urabanza umucurangire cyangwa uramusaba indirimbo? Banza umucurangire. Umucurangire iyihe? Indirimbo yitwa Musanga wa Muntu. Ngaho twagiye. Icyenda ni menshi
rigahora rireheta umurage w'umubyeyi nzawukomeza iteka uzambere gutunga uzandinde gutongana njye mwise mutangana mu nganzo ni nk'abo mwezi nza kuvugira imivugo umva mvana yo kubaho uragahora igorora. Urakoze cyane. Ni indirimbo nyine umwana wese ashobora kuririmbira umubyeyi we amushimira cyane. Uramusaba cyangwa ndamusaba. Iyihe ndirimbo se? Saba ivuga ngo muvandimwe wanjye ubarirara ariko sinzi niba ari numva avuga ngo ni reka gucurangire kuye. ngaho yizire mama nkwimarira agahinda kagushenguye umutima kuko ukeka ko nagenda nkagusiga oya humura nshuti mukuzi sinagusiga ese ngusige nsange ndehe no mu nzozi sinabirota kemere nakugize uwa mbere ubuziraherezo kemere nge nakugize uwa mbere ubuziraherezo nta kirori nzigera mbona nta n'ibyishimo nzigera ngira kuri iyi si tutari kumwe oya humura nshuti mukuzi sinagusiga. Indirimbo ni yavuba ariko ne indirimbo ngira ufite uturirimbo twinshi ntabwo yigeze ijya hanze. Ntabwo irajya hanze, ntabwo irashobora. Hari ubwo ni indirimbo yawe yo mu myaka wenda ishize nayo yamenyekanye cyane wenda yavuba mu myaka Gikundiro nka za Gikundiro nizejo bundi nizo muri 96 Gikundiro iriya ese mwiriwe Gikundiro uwo mvuga bose bakibaza namubona umutima ugatuza ubwo kavuga wituze ritasobye babasize bahozaho ibisingizo ndetse umwe mico myiza yaranzeho ni wowe nahisemo w'intumbero umufasha byongerera bwangu ntariheba mporeza uwo mutima utarahaba. nuko bime urya ni yamuzehe uruzi kariyande ntawe nenze kariye waruyizi narinyeze ko ni gake irandimba narayikunze cyane. warayikunze? Ndashaka ko agiye kuguha umukoro w'indirimbo ugiye kwiga ku buryo uzagaruka uyimucurangira. Ni yihe turi bumuhe? hashize iminsi umutima wanjye udatera neza ntekereza uwo nikundira nagerageje ukuntu nakwihangana nka buri kintu na kimwe cyanyibagiza
burya bagenzi urukundo n'indwara kandi itavuwe yakwica n'izindi zose uzagukunda nawe uzajya umukunda. indirimbo yo hari ahantu ihuriye n'ukuri kw'ibyabaye byose burya nta kintu kiba kivuze kitarabayeho. Kiba cyarabayeho, biba byarabayeho, ariko sabo ko kera byabaga bigoye. Umuntu yumvisha indirimbo yumva kera byabaga bigoye. Byabaga nta gihe bitagora, n'ubu byabaho, n'ubu byaba biriho, uretse ko nyine telefone ikoranabuhanga ryarabyaje urumva. Kuko harongera nafashe akabando kubera ko nari numva mbese nagiye gufata akabando sikuvuga ko wenda nafashe inkoni koko inkoni, ariko nari naramaze ubwo nukuvuga ko nari naramaze kuremba numva byandambiranye rwose. Ninde byabayeho, ni wowe cyangwa ni inshuti? No inshuti ni byinshi biba byarabaye ku inshuti. Nko ku nshuti ukagenda ukabona umugenzi wawe bimubayeho ukavuga uti reka mbikore gutya, nawe ibindi byose uririmbye ibyo byakubaye ntabwo byose ntabwo byose byakundanje. Iyo ndirimbo n'umukora guhaye cyangwa urakoraho twumve? Ubwo ugiye kuyiga? Bayita urukundo n'indwara, siko? Okay, turi kugana ku musozo, abantu bose bari babashije kugera, ariko Ange ntago ndi bukure ko utamweretse kwa bwa buhanga bundi bwo gucuranga akagitari kari hano hejuru. Ntabwo twabyemera, ntabwo. Reka duhaguruke tubanze dusezere ku mubyeyi wacu, umubwira ati hari n'utundi tuntu nzi two gucuranga kagitari kari hejuru. Yandirimbo wari uri kuvuga mu kanya, uri kuvuga ngo ni harya bayita ngo iki? Muvandimwe yanjye barire. Curanga akantu gato nta kibazo, ntago ari yose. Okay. Muvandimwe wanjye barijoro urahura cyakomaho tutazaga kurukanya uzagira ugaruka bari ijoro twese uko turi turagukumbuye uzagira ugaruka bari ijoro twese uko turi turagukumbuye wagiye uvuga ko ugiye gupagasa none imyaka isanze 30 Uganda ntiyabaheza de rwose nta gihugu cyaruta u Rwanda Uganda ntiyabaheza de rwose nta gihugu cyaruta u Rwanda rwabonye ubwigenge none ni igihugu cy'amahoro u Rwanda rwabonye ubwigenge none ni igihugu cy'amahoro umukecuru n'umusaza bose barashaje bajyanye agahinda ko kutamenya ibyawe uzagira ugaruka bari ijoro twese uko turi turagukumbuye uzagira ugaruka bari ijoro twese uko turi turagukumbuye. Urakoze cyane reka dusoze, reka nshimira abantu bose baduhaye umwanya bakadutiza amatwi ndetse mukanadutiza umwanya mukareba iki kiganiro cyiza cyane. Nemeye rwose nzakora ibishoboka byose impano yawe izamuke. Sinzaguha byinshi kuvuga ngo mfite ibyo nguha, ariko mfite icyo nzakora kugira ngo nibura uyu mwana atera imbere kuri muzika. Urakoze cyane, reka mushimire Muzima Kanyaga Abdurimana imumugisha ko yafashe umwanya akatwakira, akaba yerekeje impano kandi akanamwemereye ko agomba kuzagira ikintu akora kugira ngo impano ye igaragare neza. Ange nawe twamushimiye cyane, aba yaduhaye umwanya muri weekend, ni umunyeshuri bagiye gusura ku ishuri n'ubundi akomeza kurikirana amasomo kugira ngo bizagende neza cyane. Kandi ujye wumva papa icyo akubwiye na mama
wumve ko mama akubwiye ati buretse gucuranga banza ucana umuriro hariya ugira utya uzajya ubanza ukore kugira ngo baguhe umwanya mwiza iyo urangije ako kazi kose wavuye kwiga wamaze gukorera mu rugo uraza none nanjye najyaga mva nabanzaga gukorera mama umurimo kuko icyo gihe nanjye nta kazi nari nakagira nabanjaga ku buryo yanyoherezaga no kujya gutashya inkwi mu ishyamba za Mageragere nkajyaho nkazizana kuzigeza hano i Nyamirambo noneho nyuma yarangiza akambwira ngo ngaho ngo ngende ufate gitari yawe none ucurange numva kugira ngo nyine gitari itazaza ikaguhuza ngo niyo ariko kandi iyo ubikoze utyo umaze kubona umwanya papa na mama bakwishimiye ubikora none umenya byinshi kurushaho umenya byiza cyane kurushaho Atimenya byinshi cyane. Reka nshimire Jerry wari utubereye ku buhanga bw'amajwi n'amashusho mwese Urugendo Online TV turabakunda cyane. Imana ikomeze kubaha umugisha mu byo muri gukora byose.